Ubuse ibi byo tubyita iki banyarwanda? Mu masaha ashize nibwo tubonye uwitwa Bruce Melody apostinga kuri Instagram yiwe avuga yuko hari igitaramo bagiye kuba bakorana n'uwitwa The Ben, ndetse iki gitaramo kikaba ari igitaramo kizazenguruka igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu ntara enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hirya no hino. Ndetse ibi ngibi abantu benshi babyishimiye, abandi batangira kubipostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo hirya no hino, ibinyamakuru byinshi bitangira kubivugaho. So uwitwa The Ben hashize amasaha 3 yaje agaragaza yuko ibi ngibi Melody yaravuze ari fake news, cyangwa se ari amakuru atariyo, by'umwihariko The Ben abishyize avuga yuko aya makuru uwitwa Bruce Melody yatangaje atariyo. Ibi ngibi rero bikaba biri guterwa n'iki? Dore ko igitaramo cyiswe 2026 Summer Country Tour, iki gitaramo bikaba byari byarateganyijwe yuko kizagenda kizenguruka intara by'umwihariko zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri iyi nkuru, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'uko witwa The Ben aje agahamya yuko aya makuru mu by'ukuri yatangajwe n'uwitwa Bruce Melody ari amakuru y'ibihuha. Ibi ngibi byahise bishyira urujijo mu bantu, dore ko abantu benshi bari bazi ko by'umwihariko guhangana cyangwa se gupingana hagati y'abagabo babiri bombi byarekeye ndetse byanarangiriye kuri cya gitaramo giheruka uwitwa The Ben yari yakoze, ndetse agatumira uwitwa Bruce Melody, ndetse igitaramo kikaza kurangira by'umwihariko bigaragara yuko The Ben atishimye kubera ko comment zaje zivuga yuko uwitwa Bruce Melody yamurushije cyane. So reka twihute rero twinjire muri iki kiganiro cyacu, ndetse ndakubwira byinshi bishobora kuba biri gutuma iki gitaramo uyu The Ben atakitabira. So aje kuguha ikaze, yitwa Kigali The Twilight Talks Entertainment. Ni amakuru yose y'ibyamamare tuba turi kugenda tugarukaho, tuvugaho, duteraho commentaire mu bintu byinshi biba bigiye bitandukanye biba biri kugenda biba uwo mwanya. Niba nawe ukunda showbiz nyarwanda, kanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. So twihuse cyane aya makuru ndayahera ku gitaramo cyo witwa The Ben The New Year Groove yari yabashije kuba yatumiramo mugenzi we Bruce Melody, ndetse bikaba inkuru cyane, abantu benshi bakabyishimira bavuga yuko mu by'ukuri bunze ubumwe, ibintu byo gushondana nyine bavuga yuko babishyize ku ruhande, icyo bagiye gukora ari ukuzamura muzika nyarwanda nk'uko abantu benshi bari bakomeza kugenda babivuga. So rero nyuma y'iki gitaramo kirangiye, abantu benshi ntago banyuzwe, by'umwihariko abakunzi b'uyu witwa The Ben, kubera ko bavugaga yuko mu by'ukuri The Ben atakoze nyine ibihagije kugira ngo abashe kunezeza abakunzi be nk'uko uwitwa Bruce Melody yabikoze. Gusa ibi ngibi ntabwo aribyo nshaka kwiziringamo cyane, ahubwo ibyo nshaka kugarukaho nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira mu kiganiro cyabanje, dore ko hari ikiganiro nabikozeho mu by'ukuri nkabishyiraho umucyo nkwereka yuko hashobora kuba hari umwuka utari mwiza hagati y'uwitwa Bruce Melody ndetse na The Ben, nubwo abantu benshi bakomezaga kugenda bavuga yuko The Ben na Bruce Melody biyungiye mu kiriya gitaramo cyari cyabaye The New Year Groove, ariko hari andi makuru yakomeje kugenda asakara, ndetse bigenda bishimangira yuko Bruce Melody ndetse na The Ben bashobora kuba bafitanye umwuka utari mwiza, nubwo abantu benshi bakomezaga kugenda babona yuko mu by'ukuri bashobora kuba bari kugenda biyunga. Ni nyuma yuko hakomeje kugenda hasakara inkuru zivuga yuko mu by'ukuri timu ya Bruce Melody yishyuye abantu bagiye batandukanye kugira ngo bakomeze kugenda bazengurutsa umwuka utari mwiza kugira ngo bazange uwitwa The Ben. Muri make ni ukwangisha abafana The Ben, bamwangisha abafana. Ibi ngibi rero bimaze kuvugwa cyane, The Ben nawe yabaye nk'ugira icyo abivugaho, nubwo ateruye ngo abivugeho, ariko yagaragaje yuko by'umwihariko afite ikibazo kandi hari mu by'ukuri ibitari kugenda neza, kubera ko byatewe n'uyu umusore witwa Bruce Melody. The Ben yavuze ko ibintu bye byose bikunda gucya mu mucyo, by'umwihariko abakunzi be kandi bakaba batamuvaho kubera ko babanye nawe mu bihe bigiye bikomeye, by'umwihariko hari ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho, ariko abamukunda barakomeje n'ubundi bamunamba. So rero ibi ngibi bidaciye kabiri, ngira ngo uyu munsi nibwo mwabonye rino tangazo witwa Bruce Melody abipostinga avuga yuko hari igitaramo bagiye kuba bakorana, ndetse hakaba hari n'ibindi bintu byinshi bikomeza kugenda bivugwa nyuma y'uko igitaramo kibaye, ndetse bitigeze binezeza uwitwa The Ben, aho byavugwaga yuko uwitwa Bruce Melody yakoze after party akayikora muri 155 AM, ndetse ibi ngibi byose bikaba bitari biri mu masezerano bari basezeranye n'uwitwa The Ben. Ibi ngibi rero bikaba ari bimwe mu bintu bikekwa ko bishobora kuba
byarababaje The Ben, ndetse akaba ari nicyo gituma mu by'ukuri yarakuyemo ake karenge mu kuba yakitabira kino gitaramo cyari cyateguwe n'uwitwa Bruce Melody, by'umwihariko yafatanyije na timu ye yose ya 155 AM. Rero ibi ngibi byaturutse ku nkuru uwitwa Nobja yari yapostinze ku rukuta rwe rwa Instagram, ndetse abantu benshi bakomeza kugenda babitangaho ibitekerezo bitandukanye, bavuga yuko mu by'ukuri ibi ngibi atari byo, ndetse ari ibintu bisubiza muzika nyarwanda hasi, ibintu byo guhora mu budode nyine, abantu bashyamiranya ndetse banashinjanya mu buryo bugiye butandukanye. So rero bidaciye kabiri, nk'uko uyu munsi twakomeje kugenda tuyibona, twabonye uwitwa Bruce Melody apostinga iyo post nyine iyi ngiyi, abantu benshi kabisa navuga ko byabashimishije, kubera ko twari tugiye kongera kubona uwitwa Bruce Melody ndetse na The Ben kuri stage nk'uko n'ubundi byagenze ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026, ubwo habaga The New Year Groove batwinjiza muri 2026. Igitaramo rero bikaba byari biteganyijwe yuko kizazenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda, by'umwihariko bagenda banyura mu ntara zigiye zitandukanye, ndetse kikaba ari igitaramo cyateguwe n'aba 155 AM nk'uko byumvikana ni timu y'uwitwa Bruce Melody. Ahangaha rero amakuru akaza avuga yuko, amakuru kabisa yizewe avuga yuko kuri buri gitaramo uwitwa Bruce Melody ari kujyaha miliyoni 10 uwitwa The Ben kugira ngo abashe kwitegura. Birumvikana ko ari miliyoni 10 zo kwitegura, birumvikana ko hari kuzajya haba n'izindi wenda zo kumuhemba simbizi, ariko ibi ngibi byose bikaba byaraje nyuma y'uko n'ubundi uwitwa Bruce Melody yari yaremeye kuzajya muri gitaramo nyine gitangira umwaka nk'uko kira mwakibonye nyine The New Year Groove. Mbere y'uko kiba bari bakoze amasezerano avuga y'uko naramukaje nyine bagapafuminga kuri mwabibonye, nawe azamwemerera akamufasha muri ibi bitaramo nyine bizenguruka igihugu cyose, nk'uko n'ubundi byari biteganyijwe. Ariko nyuma y'uko hagiye hakomeza kugenda havugwa ibintu byinshi, abantu benshi bakabona ko hashobora kuba hari umwuka utari mwiza. Ibi ngibi biragaragaza yuko mu by'ukuri nta mwuka mwiza utize kuza hagati y'abagabo babiri bombi, kubera ko iyo bigiye kuba n'ubundi birongera bikazamba. Abantu benshi bagahamya bavuga yuko mu by'ukuri uyu Bruce Melody ashobora kuba yarasuzuguye The Ben, kubera ko ngira mwakomeje kugenda mwumva amagambo yakomeje kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse n'ukuntu uyu Bruce Melody yakomeje kugenda yishongora. Rero ibi ngibi bikaba bivugwa yuko byababaje cyane cyane uwitwa The Ben, hakubitiraho n'akantu ko kuvuga yuko batanze miliyoni 8 kugira ngo bazihe abantu bagiye batandukanye, ndetse baze kwanga uwitwa The Ben. Ibi ngibi bigahita bivugwa yuko nyine byarakaje The Ben cyane, bityo rero aya masezerano yuko azamufasha mu bitaramo bizenguruka igihugu cyose, bikaba bivugwa yuko nyine ari aho ngaho byahereye kugira ngo aya masezerano abashe kuba yaseswa, ndetse bikaba binavugwa yuko The Ben ashobora no kuba yakizura akaba yamababarira, ariko ikigaragara ni uko hashobora kuba hari umwuka utari mwiza hagati y'abagabo babiri bombi, ndetse ahanini n'ubundi akaba yibazwa ikizaba cyangwa se amaherezo y'ibi bintu kugira ngo bizarangire, abantu bakaba nyine bibaza uko bizagenda. Ndetse ibi bitaramo nkwibutsa yuko ari ibitaramo 155 yasetinze cyangwa se yateguye bizajya bizenguruka igihugu cyose, ndetse bikaba ari ibitaramo ngaruka mwaka. Urumva nyine ni nk'uko n'ubundi The Ben nawe akora igitaramo cya The New Year Groove bikaba ngaruka mwaka. Bagabo nabo rero bateguye ikintu kinini nk'iki ngiki nyine kizenguruka igihugu cyose buri mwaka, nyine bagateganya ko kizajya kiba. Rero ni muri ubwo buryo bari babitangiye n'ubundi bifashisha uwitwa The Ben. Rero bikaba bigaragara yuko ari kugenda abatsembera gake gake, nk'uko biri kugaragara ku mbuga zabo, ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona. So ngayo nguko, reka dukomeze dutegereze turebe aho bino bintu bikomeza kugenda bigana. Gusa ayo niyo makuru ahari ubu ngubu, akaba ari uko nguko bihagaze hagati y'uwitwa The Ben ndetse na Bruce Melody. Ibi bintu ngira ngo hambere aha rwose nabikubwiyeho, nubwo abantu bamwe batabyumvise neza cyangwa se batagejeje kubisesengura ngo babyumve nk'uko nanjye nabyumvaga, ariko biragaragara yuko hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody nta mwuka mwiza uhari. Kandi ibi ni ibintu ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bivugaho bigarukaho, bigaragaza yuko mu by'ukuri hari ikintu kitari kugenda neza hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Mukomeze mugire ibihe byiza, n'andi makuru yose y'abasitari nakagaruka. Gusa icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone n'ibindi biganiro byinshi byacu.